ubwo bwari bwiza kuko urebye nko muri stade abantu nk'ibihumbi 37 barimo hari intambara amakuru nakuriye nuko ngo haje 36 yego rwose nanjye ndeba nabonaga ari iyo range mu mafaranga nahoze mbaza abantu muri Rejo babwira nti wenda mushobora kuba mutarayemenya neza ariko mukoze estimation cyangwa mugereranyije mushobora kuba mwarakuyemo angahe barambwira ngo ni hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 160 hanyuma mu baterankunga bakuyemo 40 bari abaterankunga nyine bamaza muri stade kuri ariya ma LED screens ubwo urumva Rayon Sport nka miliyoni 200 yarayabonye 200 barayabonye ariko icyo namenye nuko 150 yo ari nayo matiki yego get collection 150 miliyoni 150 z'abaguze amatiki cyane uvanyemo abafatanya ibikorwa bari bafite kuri abafatanya ibikorwa ni 40 miliyoni 40 ubwo urumva ni hafi miliyoni 200 cyane ubwo rero uruvuko na amafaranga atari intambara ibya madepense iryitanu bayabika depense bazibika cyabona nk'ikibiri eberi hari intambara imaze iminsi ngira ngo saba abafana bo mu Rwanda bazadukure muri iyo ntambara irangire urumva intambara ngo yo kuza stade amahoro abafana APR ifite abafana Rayon Sport ifite abafana bihangane iyo ntambara bazayirangiza kuyirangiza se ari ukundi no kugaragaza nyine abenshi icyo gihe uvuga ngo igihe Rayon Sport n'ubwo bari bayitangiye ariko nta wayitsinze nta wayujuje muri bo nta wayitsinze ariko warushije undi ntabwo murabara ko bivuga umuntu yashimira abareyo bari benshi harimo kurushanwa buriya ntabwo byaba kurushanwa byigeze biba urumva nahangana yaje kubwitabira bari nka bya bindi bisanzwe ntago habayemo kurwana habayemo gukubita ariko ngewe aho mbona bitandukaniye nibyo abareyo bari benshi kurushko APR bari benshi ku munsi w'ejo nta n'umuntu wabura kubivuga ko nyine bigaragara ariko ntekereza ko ni ibikorwa bigiye bitandukanye uko nabibonye Rayon Day umunsi w'ikipe n'umunsi budasanzwe kuvuga ngo Rayon Day cyangwa se APR Day cyangwa Yanga Day ni ikindi kintu ku bafana b'ikipe bitandukanye n'uko APR urebye n'uburyo bateguye inkera y'abahizi ni nk'ari bashaka gukora pre-season ariko bagakina n'amakipe yo hanze nabifashe mu buryo bwa pre-season kuko murabizi na za Azamu zirimo na za Police zirimo uvuga ngo rero Rayon Day ni inkera y'abahizi bitandukanye mu buryo bwo kubikora cyangwa se muri meaning uvuga ngo Chelsea yabona ejo yari APR Day nkuko kwa gatanu ari Rayon Day aho ngaho wajya gupima ejo APR yaroncingaga inkera y'abahizi kandi inkera y'abahizi ni pre-season nkuko babivuze naho bagiye kwicara bagahiga guhiga no gukina bitandukanye rero na Rayon Day ni igikorwa kiremereye cyane kiba cyarateguwe seze kirangira mubyibuke neza kikaba n'igikorwa ngaruka mwaka kibaho buri gihe gifite consistency nk'iyo ngiyo kimaze kuba inshuro nyinshi ubwo rero ntekereza ko wenda ntaho wabura kuvuga ko abafana ba Rayon Sport bari benshi cyane kushwa APR bari benshi ariko nanone ni igikorwa bitabiriye ibikorwa bitandukanye iyo dese bikaba ariyo mpamvu abafana bataje mu gikorwa cyabo kuko APR uburyo abafana batari benshi ntabwo navuga ngo bihoraho kuko tugeze kubona APR abafana ari benshi muri stade amahoro hari imikino bagiye bakinamo na kari benshi bakina na Pyramide bari benshi muri stade amahoro nejo undi batsinda Reyo bibiri bari benshi wenda bavuga ngo harimo n'abareyo ariko no kuri Pyramide bazaza ndafata Pyramide bagifite ubwoba wenda baragifite igihunga aho gabanya no kuri Azamu bashaka kuza ku cyumweru oya benshi bazaza kuri Pyramide umvisha abafana ibintu batangaje kuri Pyramide bavuga ati ikipe turayibonye bro tushe turayibonye ikintu kibabaje ni kimwe ku bafana ba APR bafite turaza kubijyamo bafite ikintu cyitwa ikipe nziza bafite ikintu cyitwa squad ikomeye arasimbuza batandatu ariko birababaje kuba iyi squad igakomeza igakina neza igera muri stade ikabona abafana ni bakeya turashimira baje yego ejo ariko ndimo natekereza nk'iyi squad APR ifite ari reyifite tukanashimira n'abantu bagize uruhare kugira ngo na bake baje ejo babashe kuza ko urebye kabisa team yari ishinzwe mobilisation yarakoze cyane barakoze Ruvena barabaje ntabwo ari bake baragerageje pe ariko ntabwo ari bakwiriye kuba bari ba APR imeze gutya kuko ejo twahoze twestima na Samiri turi kogeza umupira tureba nk'abantu bashobora kuba barimo wabonaga ari nk'itubara twamaze nk'ibumbi nk'icumi gutyo amastade mu 45 cyangwa se hagati y'10 na 15 wenda twibeshye 15 byabo wenda nka 10 na 12 aho ngaho urumva rero ni bake style ntabwo ari benshi abafana rero nubwo agiye muri amona sinogwa abo bafana kuri APR ni bakeya cyane nanjye ku bafana ntekereza ko APR ifite ni bake gusigiriza ibintu noneho kuri APR twabonye bakina Pyramide ubushize ku bafana ba APR twabonye itsinda bibiri ku bafana ba APR buri gihe abayobozi bayo bajya bavuga bati Rayon Sport muzabirebe n'abayobozi ntibemera ko iyi
kurusha abafana ntibabyemera none se ruvuye abafana ba APR kwiri ikibazo bafite gutsinda ni iri iki kwitwara neza ibintu byose bihari icyo ni nanjye Njye nagiye nshaka kwibaza ikintu na kimwe kibafana ba APR ikintu na kimwe cyabura gituma wenda abafana bataza genda gisesengura nka kimwe nanjye ntacyo niyo mpamvu ngiye ntemeranya na iberi niba wazanye ikipe yo hanze kaba ari igikorwa uvuga tutitaye ngo ngo tegura ngo reyode tutitaye ngo ibiki n'ibiki uvuga ko ari igikorwa ngaruka mwaka utangije nawe cyitwa inkera y'abahizi ari benshi barabura iki mbwira nk'impamvu ebyiri be zatuma bataza oya uhuye n'umufana wa APR ukamubwira ngo niyo mpamvu ituma utaza kuri stade ntekereza ko atayibona niba tuvuga ngo barakuramo uyu urwaye twavuze ninde Mameri Dao wigeze ubona icyoho cyo hariya reka Kada. kipe ntiyagendaga yaragendaga basimbuje batandatu bazana abandi batandatu impamvu z'abafana Ikipe irakomeza. impamvu wenda abafana batari benshi cyane kuri stade ku munsi w'ejo njye ntabwo navuga ngo ni izi ngizi kuko nazo nzi ahubwo ngiye cyo mvuga nuko n'abariya baje kurikije situation yari hari ku cyumweru mugoroba byose nibyo byateguwe njye nabonye ntabwo najya kubaveba cyane wenda umuntu yavuga ko biyongere byaba ari byiza kuko burya stade yuzuye binamotiva cyane n'abakinnyi ariko ngereka nkwereka yego uyu mukino ni pre-season APR muri pre-season iri gutegura shampiyona ni imikino y'ishuti iri gukora uzabona kuri Super Coupe yano byantera ubwoba bamugana bakinina piramide cyangwa kuri Super Coupe afana ba APR tubabone icyo gihe umuntu yatangira kuvuga ibindi ariko izi match za pre-season ibintu bitangiye ubona abantu bataza hari igihe ushobora kubategeza no ku munsi byaba ari ikibazo ariko se kuki mubatega match zikomeye none zo kujya kuvuga ngo none se bazajya baza kuri match ikomeye gusa uzavuga ngo kuri piramide baraje ubwo shampiyona atanye bakina na Rutsiro ntabwo baje katubihanganira oya muri competition iriya ekipe iguruka kuri ya nigute ikina muri competition idafite abafana arya Fande Kabagambe ne ukibahagarariye cyangwa bamuhinduye oya niwe ntabwo yahindutse akwiriye kongera kumobiriza abafana be akababwira agomba gutohoza neza ari na fan club tutakibona agatuma abahungu be bakareba ibintu bihari bakongera bakajya mu bafana bakabaganiriza ejo harimo umuntu watubaje ati fan club ya Kicukiro yagiye n'izindi tutakibona tutakibona amabanderore yazo abafana ba APR rwose njye ntavuze ibya Kabagambe ntavuze ibyande ariko biri mu nshingano ze biri mu nshingano ze yego za Fandere iyo uvuze abafana nibo bavuga none uko biba bimeze ariko pe mukwiriye kuza kuri stade nta mpamvu nimwe mbona ituma mutaza kuri stade keretse namuvuga ngo turakenye ntabwo dufite yo kwinjira kuri stade super manager ko yari kandi icyo kintu sinkibazi ko mwakena ku buryo mwaburi mu bihaso super manager ubukangurambaga ko yabukoze neza super manager turamwihanganisha yabuze umubyeyi we nabonye Paul Sawe yakumva ngo yatabarutse ngo fotokopiye ngo ni super manager ubusigaye ngo gakumpa original yagiye ngo ariko azigaye fotokopiye ngo yasige muri nje Paul sana ku muryango yaragerageje ubwo ku cyumweru nimugoroba bafite azamu basi reka turebe upgrade ntacyo wa mugani ubwo umukoro reka tuyimurire muri weekend azamu bacana azamu muri stade amahoro baraje urumva ntibagere bayiha ubutumwa turebe niba bongera kuyiha ubutumwa baha ubutumwa na piramide competition no mbateze njye abafana ba APR competition kabisa rega ntabwo tubimenyere ko abafana mu Rwanda bajya kureba ariko uzaba ufite ubukwe abantu nibaze kugufasha mu gutegura ubukwe ubategereze ngo bazaza ngo ku munsi w'ubukwe baje kare bibatwaye iki ko n'ubundi mipira kureba umupira ni buri munsi ni ikipe ufana ikipe ukunda kandi imbere bajya bavanga ikipe yacu niba yitwegereza ngo bakora imyitozo ngo ruguru bafunze ikipe iri kubasanga kuri stade ikababura ubwo twavuga ku bwitabire bwa Lion Day tuvuga ko mu by'ukuri abafana bari benshi turabijyanirana tuvuga Lion Day tuvuga n'inkera y'abahizi abafana ba hano baravuga batareko ati nibyo twari bake ati twari nka 15 atariko ikindi n'amasaha yari mabi ati mwibuka ko twakinye saa 9 ku cyumweru sara kandi kazi saa 9 zo kuwa gatatu birumvikana nakazi saa 9 zo ku cyumweru impamvu yakiye saa 12 ni kuwa gatanu abantu bava mu mirimo saa 11 bagafata iyo saha bajya kuri stade wenda nese ku cyumweru saa 9 umuntu bari gukora yavuye mu misa mu gitondo atariko kukimusigiriza ibintu ati kuri piramide bareyo ngo twari duhari turi benshi kandi harimo n'abinjiriye ubuntu sasa buretse next time nta muriro n'umwe uzaza kuri piramide nibatsinjiriza ubuntu ntaho bazabo
uwo ni umurebe kubwira uri kubusoma wazi ubutumwa ubutumwa bugenda bumanuka ku mbuga nkoranyambaga shaka bareba nabo barikina uwo ni umuriro mukuru ayo kuri piramide arabinjira ubuntu se arishyushye da arishyushye ku mureyo wenda ntibabura aho banyura ahubwo wenda ntibabura Tega niba waraciye muri ziriya nzira za nzovu yanyuze niba ziriya nzira za nzovu nabonye acamo turamukoraho iperereza ahubwo yanyuze hehe wenda ntibabura aho banyura kuko ntiyabivuga atarabibonye ziriya nzira za nzovu zo guca munsi Systeme nzovu k'abafundi ko n'amafaranga ari make yo kwinjira ni bibiri ahantu hose APR niyo kipe ngewe nzi itagica amafaranga cyane menshi pe oya yo yari bibiri niyo hose mpamvu hasi no ngewe hejuru ngo hanga amafaranga ntitwegire urwitwazo oya ntabwo rwari rwitwaje urwitwaza ko rapere Ariko akorera muri iriya ariko sore muzi ko- abantu 30 batanze miliyoni 400 hafi 500 ngiye guperereza menye impamvu abafana ba APR turimo kuza ku kibuga dushakira nyine impamvu ari na farike yebe tutakibona zitakiza cyangwa zose zabaye VIP nk'intare ariko ndabizi bari bunsubize kuri azamu ubutumwa bumwe barabumpa kuri azamu reka tubarebe azaba ari saa moya uwo azaba ari saa moya ku mahoro ku mahoro ubwo niyo saha nayo izaba yahindutse barabumpa rwose sawa ariko banabutanga neza no ku munsi w'ejo kuwa kabiri bakina na AS Kigali erega naho abafana baba bakenewe none se sigara bashobora impamvu nyinshi ngo turi mu kazi ni mu mibyizi ko nyine umugabo wabonetse izo mpamvu z'akazi nazo bajya bazigabanya kuko baba bayishyize nese match ya saa moya kureba ikipe yawe ukaryama ubundi ari umuva mu kazi saa kumi akajya kuryama saa moya turimo turabijyanirana rero turacyari kuri Inyera y'Abahizi ndetse na Reyode Reyode rero twavuze ubwitabire twashimiye abareyo yuko baje nubwo batayujuje ariko byibuze mu 30 na bingahe byari biri muri stade 6 ni nka 80% urumva yuko amafaranga yavuye masika muri 150 n'amafaranga menshi abareyo bose nuko ikipe yabo iri gutanga icyizere wabagirira kandi abareyo bwo ntabyo bangurinjira ubuntu niyo waba waravukiye muri Reyo urishyura kirazira kwinjira urishyura rwose abareyo twabashimiye nibishyura ibirarane ngo mwarakoze aho kuri ibirarane rwaserera zabo abantu barega imishahara iki byose za rukritoma ibyo bintu bicika birangiye muri bibazo by'abanyasenegal sibenye niba baza cyangwa batazaza aho ngana tugiye kujya muri squad rero abantu iberi baravuga bati Reyo yaratsinzwe itsindwa 3-1 ariko se Reyo yatsinzwe ni iyihe hari ikintu abareyo barimo kwirengagiza muri iki gihe kijyanye n'ubwiza bw'abakinnyi bafite benshi bahuriza ko ngo usibye ngo nka Abedi hari abadatinya gukora iyo statement ngo usibye Abedi ngo nta wundi mukinnyi n'umwe ukwiriye kuba uri muri Rayon Sport nta wundi niko babivuga abareyo ariko wenda dore nko mu izamu Ruvuyanga kuko ni igice cy'ingenzi cyane burya Samir kirazira ko tugende profile kuri profile y'abakinnyi ba Rayon Sport bagomba kuzagenderwaho yiseso ni statement z'abatoza bakomeye bavuze ko umunyezamu mwiza ni uguha igikombe cyane ari nk'umwaka ushize Donnarumma yahaye igikombe cya Champions League Paris Saint-Germain hari igikombe cya Champions League Thibaut Courtois yahaye Real yego imwe yanarakaye cyane bagakumushyira muri batatu ba Ballon d'Or bibuka icya kiri batwariye Paris batsinda Liverpool nta muntu wabura kuvuga ko Zesini yafashe Barcelona kwegukana igikombe cya Champions League ushize tujya muri Reyo izamu ni igice gikomeye cy'ingenzi munyinjize muri Reyo neza nyumve uvuga ngo ngemere nko mu izamu uyu muzamu witwa Dirissa Kuyate watsinzwe ibitego 3 bakina na Yanga ushobora kuvuga ngo wenda mu bitego bamutsinze nta makosa akomeye yakozemo ariko buryo umuzamu nyine ufasha ikipe ni ukwitabara handi bikomeye uvuga ngo wakoze za save uvuga ngo hari igitego umuzamu atsindwa harimo ikosa rye ariko hari ikindi gitego umuzamu atsindwa ariko uvuga ngo yashobora gukora ibirenzeho akaba yasevinga ikipe niyo muzamu rero munyezamu wa Power Dynamos yatumye Power Dynamos itanyagirwa Lawrence Mulenga kuko Lawrence Mulenga ari amawano ni wani yagiye akuramo cyane cyane mu gice cya mbere muri kiwano barabyibuka nkaho bari basigaranye izamu kurindi umuntu ku wundi ubwo rero ngiye mvuga mu izamu kuri Dirissa Kuyate biragaragara ko bakina undi muzamu ariko by'amahire nuko Pavel Nzira araza gusinya ubwo binanjyane ku kintu cya Pavel Nzira Pavel ngiye bari ku present abakinnyi ba Reyo ngiye nari muri tano hamwe abakinnyi baturuka rwose ebana niho nahingukiye ninja muri stade cyane ko nahageze bamaze no gutangira nsanga umutoza Lutfi ebana ari kwitotoma mu buryo bukomeye cyane ubona ko atishimye ari kumwe na Rigoga cyane kazi n'igifaransa kanyanse mura bimwe na bimwe ariko naje kumenya ko yariho avuga ko atishimiye kuba bagiye guta Pavel Nzira atarasinya kuko yaravugaga ngo niba mugiye kumupresenta kuri Reyo Day munamume mushyire mu kibuga Pavel akavuga ati rero nanjye ntabwo na kiperimeta gukina match ntaramara gusa abati wenda mwapresenta nibyo ibi byo ntacyo bintwaye
ariko gukandagira mu kibuga ngiye gukina ntabwo bishoboka ntabona amafaranga bavuga ngo bafata umwanzuro wo kumugaragaza nge nabifashe wenda nko kugira ngo bereke abafana ba Rayon Sport ko bamaze kumusinyisha cyangwa se bari kwihutisha ibijyanye no kumusinyisha ariko Paveri ntarasinya umutoza akavuga ngo rero nta mpamvu kuya mu presente nge ntari mubone ngo mushyire mu izamu kuko ntacyo mumfashije wenda mwe muri kwifasha kugira ngo mwivane pressure y'abafana babashyira igitutu nkamugura umuzamu ariko nyine ntacyo biramfa kuko no muri kibazo kiri mu izamu still kiraza kuba kigihari ngira ngo mutwara nabibonye ko rwose umuzamu Dirisa Kuyate ntabwo yagufasha muri situation zigoye ntabwo yagusavinga za save nyine ziba zikenewe ku muzamu biragoye ko yazikora gusa wenda by'amahire namenye ko bagiye kwihutisha ibintu bya Paveri cyaburaga n'amafaranga kuko Paveri we ari committed gusinya abo bati ndasinyira iki mu amafaranga nsinye bari bamuhaye promesse yuko nyuma ya Rio Day bazamusinyisha bakavuga ati none se tukwerekane bati nta kibazo niba muzanyishyura ariko sinajya mu kibuga cyaburaga n'amafaranga ntekereza ko baraza kumusinyisha bwo tujya muri defense nako gusinya sa nkaho yasinye usibye we nako atarabona amafaranga yarabemereye ko agomba kubasinyira hanyuma ngiye kiri nabonye muri defense Axel ubwo ni naho urinjiramo ubabwire bijyanye na Yusu Dianye mu ba defense Rayon Sport ifite umuntu yavuga ko bayobowe na Bayisenge Emery bikora neza ngira ngo Emera bikora neza ariko urabona ko hakiburamo akantu ka match nyinshi mu kaguru cyane cyane nyine mu bihe biherutse cyangwa se currently kuko Emera yasoje sezo atari gukinishwa muri Gasogi bijyanye nuko Ken Satamu kinishaga yamaze kwanzura kazagenda bahitamo kwanga kumukoresha ntibakorana imyitozo ifungura shampiyona ubona nyine Emery ntabwo harazamo kakantu kuvuga ngo anavuye no mu bukwe gane wamenya nyine urabona ko bitaraba byiza cyane ku buryo bavuga ngo ariko byibura nibo basha kumva konsinye zo gukina muri defense atura ko defense atura ukuntu ikinwa habarimo umuntu ubayoboye naho twakwita nka ari we muri bero wabo none bakabamo bandi ba defenseur babiri bari kumwe nawe ubibumoso n'uwiburyo uwiburyo abafite konsinye zivuga ngo kubera ko wundi ari gukina wing back akora ama overlaps agenda agaruka iyo yagiye wowe tujya guhagarara handi yagakuriye kuba ahagaze kuri kabiri ukaza gukuvura ariko ugiye kureba usibye Emery nawe wagiye agaragara atera amataka akuraho imipira abandi ba defenseur bakina kuri izo mpande ntako bigeze bakuvura abantu basore bakina ku mpande kuko igihe cyose babacengaga wasangaga umukinnyi wa Yanga ageze ku izamu rya Rayon Sport kuko yaba Rushema yaba na Kabange muri Kabange no umukinnyi uri kuraje cyane ubona ko ashyiramo imbaraga n'imyitozo ikora neza ariko nyine hari level atagiraho uvuga ngo hari level atariho Kabange tubyemeranye uvuga ngo umukinnyi gukora byiza byo ku rwego mbere ariko urwego rwe ntabwo umuntu yavuga ko ari Rayon Sport yari ikeneye kugira ngo igibanza kandi urwego ntibarwiga umwaka ushize imikino rugushyiraho kugenda ukina imikino myinshi ariko niba Ruvuyanga niba kapiteni wa Rayon Sport na vice kapiteni we nkuko twabibonye na vice kapiteni wa gatatu no kapiteni Serumogo umwungije ni Sefu wa gatatu ni Kabange abo bakinnyi bose uko ari batatu baraba bencheri sezo ishize Rayon Sport itatwayemo igikombe uvuga ngo Rayon Sport itatwaye igikombe aba bencheri bayo nibo ngo bayoboye bagenzi babo uvuga ngo Serumogo ni wa mbere Sefu ni vice kapiteni Kabange ni vice kapiteni wa kabiri aba nibo bakinnyi bayoboye bagenzi babo baraba bencheri sezishize muri yare itarabaye nziza yare wasiri avuga ngo sabazungu sabazungu urumva ko nari ikibazo gikomeye uvuga ngo abeza Rayon Sport ifite ubu nibo bari babi mwaka ushize w'imikino bivuze ngo Kirite mu kwanza ntabwo yagenze neza no kugira ngo buri gihe gumana umukinnyi ureba nyine ibintu byinshi yadufashije iki mwaka ushize ubu ngubu tugiye kumugumana bivuze ngo rero muri defense uretse Emery nawe ubona ko ataraba fit neza ariko twawe na experience Emery ariko uretse iyo experience Emery mu myaka 10 n'ingahe ko tumuzi Emery yirukanwa na Gasogi ikamurekura Rayon Sport ikamusamira hejuru ariko tuvugisha ukuri Emery yaza ko ari umukinnyi mwiza Kenisi ari gukora ibishoboka byose akamugumana icyo cyo tucyemeranye usibye naho nari nkagira yari ujye no hanze cyangwa se akajya no hanze urumva ngo Emery ibyo yakoze icyubero tumugomba turakimugomba haba mu ikipe y'igihugu haba mu ikipe y'ingabo turamuzi hari impamvu Emery adahamagara mu ikipe y'igihugu ariko se Emery ni best player Rayon Sport ikwiriye gushingiraho muri shampiyona y'u Rwanda amavubi yahamagaye ujya wumva hari umuntu uvuga ngo haraburamo Emery oya na Shani yasezerewe na South Sudan ntabwo yigeze ahamagarwa kandi yarakinaga ahubwo yarahamagawe yagezemo barabeshya ngo yagize imvune ndabyibuka ko yahamagawe ako umutoza aramudropinga barabeshye ngo yagize imvune uwo n'umukinnyi mwiza ugiye kujya muri defense yari muri CAF Sefu bamwongera amasezerano kubera ko bananiwe kugura Tanseri yabaza ko baramuguze ntago Sefu Joseph Saki Serumogo abantu benshi baratunguye yongera amasezerano nawe na abakinnyi ne babonye Rayon Sport mu abakinnyi ba kapiteni bayo nta wamukiye kwa kundi batoraga bavuga ngo kapiteni n'umuntu uzi gukina kuruta abandi
ubundi Rayon Sport iramutse ifite abakinnyi bayo beza harimo abatakina benshi muri bo aho twavugaga inyuma mu kibuga hagati ako tuva inyuma Rushema nawe yego yari yagize sezo nziza ubushize muri Mukura ariko ni level ya Mukura ngo level ya Mukura na level ya Rayon Sport turi kuvuga ubu ngubu bigomba kuba bitandukanye kuko Rushema twaramubonye ejo bundi kuri Yanga wabonaga nawe atameze neza wenda rukavuye no mu mvune reka turebe ko wenda azagenda rikavaringa neza akazana forma ariko ruvanga inyuma hayo naho ni woni izamu n'aba defenseur batatu nge ndabibona mu kibazo gikomeye bose kandi batatu nta numwe yabemeri yaba bakabange yaba bano barushema ni ibibazo bikomeye cyane ikibazo cya Aimable bagikemure vuba kuko Aimable yaba upgrade kuri aba bose ubwo tuvayo Axel wana ba update ku bya Sudiyanye sugira ngo ni ibihe ko ari bya bindi n'ubundi nta gishya sinzi bya amakuru yanyu mperuka ni nta amafaranga n'ubundi ya mafaranga ari bakimubereyemo still biraho biratuje ari kwishyuza $1,000 ubwo mu byo bari bamusezeranyije nyine twarukuyemo hanyu n'ubundi nyuma y'iyi match nk'abandi bose niyo promesse bafite gusa ikigaragara ubushake ni bukeya ashobora kuba afite izindi deal na manager we bano basenegale biragoye ubwo turaza kubaza nyuma y'aho match irangiriye amafaranga akaboneka ese zaza cyangwa se byararangiye ntazaza azabwa rize leta yigendere no gutegereza tukareba umukinnyi utaje muri Rayon Day burya nyine bano bakinnyi bamaze kuba pro umukinnyi utaje muri Rayon Day bagapresenta abandi bakinnyi bagenzi badahari amaze iki gihe cyose ikipe ikora imyitozo kina match za gishuta adahari Rayon Day ntaze n'ubu ngo akaba atarazi biragoye cyane ko tuzabona Sudiyanye azi Kigali birabasaba imbaraga zidasanzwe umukinnyi wakinira Rayon Sport umwaka wose ashwana nayo akanga kuza kubera $1,000 abarimo ibindi bintu bivuga ko manager wabo ngo banze ko yongera abandi bakinnyi ararakara arabagumura ahita agumura bari nacyo kibi cyo kugira abakinnyi bafite manager ahita abatwarira rimwe yashaka iyo ujyanye ikibazo n'umwe agukandisha undi yavuga ati n'uyu nguyu yagize akabazo k'imvune kugira ngo feeling pressure kandi bari abakinnyi b'Abanyasenegal abantu bagira solidarite cyane bareba bakabona uburyo Kadimu Ndiaye mugenzi wabo yabaye drop bamuvanyemo bareba Omar Nyingo uburyo bashesha amasezerano abonye postinga ku mastati Kadimu Ndiaye avuga ati umusimbura bimeze bite Kadimu ntabwo nzi ko ari unprofessional kuri rwego umusimbura bimeze bite se wari muri Jarafa ari gukina amatsinda wari mu equipe wese bamwirukaye niba yarashoboye wenda yasinye muri Generation Foot cyangwa muri Jarafa arimo arapostinga kuri stati yotsa ngo umusimbura ngo nta kintu kirimo nawe twihute ariko ubwo twihuta tujye nko kuba halfback babo ku bantu bakina kuri 2 na 3 ubwo byawe nakubwiraga uyu mukinnyi nasanze nawe usoje match ntabwo umuntu yamuvuga izina ko byaba ari bibi ariko numwe mu bakinnyi bamazemo iminsi mwaka ushize yarimo numvaga avuga ngo iyi system avuga mu Giswahili avuga ati system y'aba defenseur batatu ikintu cya mbere bukeneye naba wing back bihuta uburyo bataka n'uburyo abadefanda bikaba biri impeccable akavuga ngo twebwe abo dufite ubwo aravuga Serumogo wenda nundi wakina kuri 3 bitarabonerwa igisubizo kuko wahaza ngo ntabwo ari gukina avuga ngo ntabwo we abona bafite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo mutoza bashakaho byo ko ari abantu bitege kudefanda neza no kwataka neza nko izo nshingano zabo kuko nko mu bakinnyi bo hagati uwo mukinnyi kiri mu kibuga hagati ngo yafashe baro hari ubwo yubura amaso akareba niba umuwing back w'iburyo cyangwa w'ibumoso yagiye agasanga ntiyagiye kubera ko amaze kuzamuka 3 anavuga ko yakiye muri uyu mwaka umwiyoreye icyane kuvuga ruvuye ruvuga ngo umuwing back amaze kuzamuka 3 aravuga ngo reka ndekipere ubundi mu busanzwe system defenseur bane iyo nimero 2 ari kurekipera nimero 7 niwe uri gukora cyane agenda agaruka anazamuka ariko kubera ko ari kwakina wenyine igihe ari kurekipera urwo ruhande ntabwo murukoresha muhita mwenda magaje gukoresha urundi iyo uri kibumoso no gasanga nuko bimeze kiba ari cyo cyane ikipe ntabwo ibigenda niho turi kubona Rayon Sport itagenda muri iki gihe ikindi ubwo hagati naho ntabwo ibintu bihagaze neza cyane mu kibuga hagati arimo distance nini hagati ya Aimable Ntarindwa Sefu na Bedi ikipe yacitsemo wagira ngo harimo umuhora umwe wa Yokotani niba ari Yokotani niba ari kuko harimo ikintu kinini cyane kuko urumva ino system uzacunge za Fulham uzayikina za Manchester United na zandi bigusaba ko uba ufite umukaseri wiyamini utambura umupira ngo wambure gusa kuko ko mwashyize abakinnyi benshi hagati y'umupira utakariyemo hagati tugera muri defense direct bivuga ngo niba ufite umukinnyi uri gukinamo hagati w'umukaseri abe yiyamini yagushorera baro ayitange kandi ayitange ahantu hanyaho ariko Ntarindwa ari tayari kwambura imipira ariko nyuma yo kuyambura ntumubaze ahita yihagararira Sefu nawe ni ugupitura bakubita umuntu
niba wabashyirisha ari babiri bose bafite bakina muri style zimwe ntabwo ufite umuntu uraza gutwara umupira bombe n'abakaseri ba misiyo bo bita ngo naba sinzi ukuntu Axel Novisa bita ngo barabita ngo naba sitting midfielders ngo twe akazi kacu no gukasa witubwira ibindi bintu byo gushorera imipira cyangwa iki kandi kubera ko ufite abadefenseri batatu inyuma n'abandi babiri bashobora kuza kudefanda ukeneye umukaseri ukina umupira cyane ukina umupira wegeze imbere ku buryo bari bakeneye umuntu nka kurari ubona Richard ashobora kwiyamina agakina umupira Richard ntamwemera Richard afite ukuntu ashobora gushorera umupira akawegera imbere yabona ageze kuri Abedi akawumuha ariko bose barambura imipira bakaguma aho ngaho ugasanga Rayon Sport yambuye umupira ariko n'ubundi birangiye utakaje iyi Rayon ikigaragara ubwo no mu busatirizi ni ibyo ubwo nyine ne ba Yves na ba Bero iyi Rayon rwose iyi Rayon ngiye kwica intege ariko kuri Singida ni n'amahire bagize Imana kuko ni hafi ntibizabatwara amatike menshi rwose yo kujya ahandi hantu mu bindi byiciro bakajya mu barabona hehe bakanahomba amafaranga menshi muri Tanzania ntabwo zaba ari menshi bazagire bagaruke bongere bitekerezeho rwose kuko bazatagaruka bazaza rwose bazaza pe ntabwo wajyana ese wajyana Bedi wenyine bakavuga ngo ugiye gukora iki ugiye gutinda ikintu nabonye kuri Noreyo use mukinnyi umwe yagufashe kandi president mu ijambo yavuze amatsinda indese Tade ubwo wese uri president wavuga iki ubwa mbere se Sadat muri planning bari bafite ntiharimo miliyoni 300 zamvugo za diplomasi wapipe sinye kubeshya none se bafite miliyoni 150 basubire ku isoko ikintu ngiye mbona kuri Rayon Sport ino system bakina ituma n'abakinnyi babo bari beza baba babi uko dufate nk'urugero Azizi Basane ni umuwinga mwiza ariko yabaye umuswa yabaye drop out kubera ko system ntabwo iri kumwakira bajya kumuhagarika ahantu nk'ariya mu defenseur atamenyereye gukina ubundi afami ya Rotife mu mitoreze yize gutoza aba defenseur batatu aba bakinnyi ino system mbona iri kuruka abakinnyi benshi ndeho mbona muri Rayon aba bakinnyi bagiye kwitsindisha birukanisha umutoza ntabwo Rotife azarangiza sese kuko abenshi ntabwo bamwishimiye oya ino system ari gukina ntabwo ibagira beza ntabwo bamwishimiye pe kuko Rayon Sport ifite abawinga beza wa munyamari ntiyigeze akina minota 90 yarangiye atagiyemo wa mwana Bagayo ufite Adamu ruhande rumwe ukagira urundi ruhande Azizi Basane ukatakisha Bing Beroena na Yves ufite babakase ufite mukase rumwe na Abedi hagati mu kibuga ukagira umuntu kuri kabiri no kuri gatatu ugasoma muri system isanzwe Rayon Sport ntiyabona abakinnyi 10 bakina neza kandi banafite icyo gihe bari Valido baza wenda nko gusimbura ariko icyo gihe Valido so uramusimbuza mu badefenseur batatu akinehe aburahagarara ntabwo akina inyuma ya rutayizamu we nyine gukina ku ruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo mukura wavuze iri kugatambaza umwaka ushize agatambazaga uko mukura yatsinze ibitego 28 sezo yose ari ikindi kintu cyabeshya bariyo bura afami ya Rotife avuga ngo yitwaye neza muri Mukura ariko kuri level ya Mukura bavuga Mukura yasoje ku mwanya wa 5 none se iri mu mwenda w'ibitego yatsinze ibitego 25 byonyine muri kandi nta ribi kuri Mukura nta ribi Rayon Sport yasoje ku wa 5 twavuga ibihe erega Mukura yajyaga Rubavu igatsindwa na Rutsiro 3 ku busa bikaba ibintu bisanzwe igatsindwa na Zamarine nta muntu ubivuga igeze kubita match nyenda tsinda Rotife ihuye ariko nta ribi kuri Mukura ko yaratsinze rega amakipe y'ibigugu nicyo kintu cyabashutse muri seze 3 yakiye muri Mukura yatsinzwe ibitego 90 mu mikino 90 nubango yo mutoza mwiza wa Mukura yego mutoza mwiza wa Mukura pressure nye muri Mukura ibi expectations ziri hasi muri Mukura ariko muri Rayon pressure iri hejuru nibyo bakwitezeho biri hejuru bivuze ngo rero iyo pressure na famille ya Rotife umuntu yavuga ko udafite umutoza wa physique cyane tubyibuka icyo kintu nta mutoza wa physique bafite muri Rayon Sport kandi umutoza wa physique ni ikintu cyambere cy'ingenzi turaza kubibona kuri APR uburyo yakinye ku munsi w'ejo hagaragaye akaboko umutoza w'ubongera imbaraga kuri polisi bafite umutoza ukomeye cyane wa physique kandi mu kibuga urabibona bamaze ibyumweru bibiri nta mutoza wa physique bafite uyu mutoza president yise inshuti ya Rotife ni uri kubakoresha physique we mwise inshuti ya Rotife ntabwo mwise umutoza wa Rayon Sport ese aba muri Rayon gute oya aba Rayon nibo aba muri Rayon gute se barashigishe reka barusome nibo babyiteye reka bakubitwe rero rwose hari umuntu wambwiye ati bazongera kwitekerezaho umwaka utaha amakosa Rayon Sport yakoze muri Rokiritoma cyane rwose ntizagira umuntu yashyira rwose tema ya mbere Rayon Sport yakoze no umutoza oya buretse gato tujye mu bakinnyi ku ikosa ryo kwanga kuzana umuzamu wa Mukura sebwato kandi bishoboka ikosa ryo kwanga kuzana uriya mukinnyi Joseph Saki warwamagana kandi bishoboka banahageze bari bahari ikosa noneho ngo ritababarirwa ryo kwanga kuzana Tansere ngo ni umusinzi ngo ibiki n'ibiki afite inda y'abadepite bamuhimbira ibinyoma bamuhimbira ibintu bya hehe uwo mudepite yarabirukanyije umukino wa gishuti babakubita amapoto barabibona barangije baganira muri tribune baravuga bati ariko rya kosa twarikosora twari ingoma bibuka ibitereko basheshe Tansere irimo kwiyambukira igihugu igira muri Kenya agiye gukina Champions League
bareyo rero ngo ibyo Iberi ibyo yavugaga bintu ngo impamvu atabonye nk'umuyobozi ba Rayon ngo bataje kuri stade baza kugira gute ibintu bitangiye kuzaba hakiri niyo kare mpamvu bataje narakubajije kuwa gatandatu urambwira ngo buriya wasanga yaje ntitumubone ariko se kuvuga umwe niba mukuru ni muvunyi ze ko mutsinda Paul Muvunyi unihagaragaye kuri nawe Rayon de twigeze tubona ntabwo yaje abo se ko yatumye umushoferi kuzana sheke ngo asinyishe tansere byagenze bite mujye mubyihorera ibyo bintu amafaranga ntiyari agiye kuyamuha n'ibyari byarangiye bose byanze bitese Rayon Sport rero twasaba tuvuga ngo amafaranga bakuye kuri Rayon de Gacinya ariko yari ahari akwiriye kubagirira umumaro Gacinya ko nayo ngatarebye match ya Rayon Sport na Yanga Gacinya nayo ntiyari ahari na Gacinya ngo ntiyari ahari cyane none se muvunyi abadari Gacinya akaba ahari yari ahari ubona Gacinya uri kubyumva wowe ariko boss mukuru yari ahari Tadei yagomba kuba hari ko afite ijambo agomba kubwirwa cyane. ariyo Tadeo ngo yahamagaye abantu babwira ati sinayizanye nimwayibonye se w'ingenzi enye yavuga Yanga ngo bavuga ko gitazaza ikindi ngo mwayibonye Yanga singiye ariko Yanga si amatsinda urumva ikintu cyo gihari ni kimwe Rayon Sport Aimable na Sefu kuri awuco ndakurahiye arindi gusa yasinye imyaka itatu. ari umunyatogo bita Marufu n'ibindi Chakei bindi murimo muraturoringa APR ngo piramide no yaba nayo nabonye abareba bashishikajwe na piramide kurusha uko bashishikajwe n'ikipe icyo kintu bazabona ariko maze kukibona kuko abari basigaye baturoringa APR cyane kuruta ukuntu barayituroringa ukagira ngo kuri bari equipe yabo. karifiye Bavuga bari ahubwo bari barayitegereje kwishimira wenda intsinzwi ya APR kurusha bakishimira intsinzi yabo Yes, yeah. kiba ari ikintu kibi cyane ku bafana icyo kintu ugomba kubanza gukemura nta muntu ubabajwe ibyawe nuko Yanga yabatsinze ibitego bitatu nta kintu bakinye 0 shot on target iminota 90 nta shot na rimwe rigana mu izamu yigeze itera minota 90 bose bari puro abati okay na mwatsinze igikenyeri cyo muri Zambia piramide izabatsinda ariko se ko piramide na APR zizakira nyuma yo kureba izaba yakina Singida itarajya mu matsinda bikuriyemo nimwaba musebye hanyuma iyo Singida uri kuvuga nge ahantu nari nicaye ndi kumwe n'abantu bo muri Singida abagabo batatu bavuga Baje igiswahili kuyireba. cyinshi. Baje kureba Rayon Sport batomboye bari abagabo batatu bandika utuntu ariko mu kutwandika wabonaga batwandika bishimye wabonaga nyine pressure yagabanutse baravuga ati ikipe Rayon Sport niyo kipe y'abafana ikomeye barebaga uburyo Yanga ibatsinda bigoranye barebye ibiri mu kibuga yego bishize Yanga yatsinze Ibyo Rayon Sport ikina. kimwe ku busa biri kusa Babonye ku ibintu gikombe bisanzwe cy'igihugu batsinze bisanzwe Simba cyane. batsinze Simba mu gikombe cy'igihugu bakina